Yesu nashimwe cyane nshuti zacu, nshuti aho muherereye hirya no hino, amahoro y'Imana kuri twese kandi umugisha w'Uwiteka Imana yacu itanga ube kuri mwe aho muherereye hirya no hino. Turasenze rero kuri bamwe igitondo, abandi burije, abandi ni ku manywa, ariko buri gihe cyose ibihe waba urimo nje kukubwira ngo komera kandi humura, Uwiteka ari kumwe nawe. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi rero ndakubwira ngo aho waba uri hose, mu byo waba urimo kunyuramo byose, nje kukubwira ngo Uwiteka arakuzi kandi aragusobanukiwe. Humura, komera, ntucike intege, ntuzabivemo, ntuzarambirwe, kuko Imana yacu ihora iri maso ku bwawe, ku bwanjye no ku bwa bene data hirya no hino. Waba ubizi, waba utabizi, ariko Uwiteka ari kumwe nawe. Yesu nashimwe cyane. Reka tuganire ku ijambo riri muri Yohana ibice 5 ku murongo wa 5 wa 6. Iyo nkuru murayizi, ni inkuru nziza, ni inkuru iryoshye, ni inkuru idusubizamo intege, igukomeza ikubwira ngo shikama, humura, ibyo unyuramo byose Imana irakuzi kandi izakugirira neza. Nutagwa isari uzasarura, uko niko bimeze. Yesu nashimwe cyane. Nje kukubwira ngo ntuzagwe isari, ahubwo uzihangane utegereze kugeza igihe Kristo azazira, hanyuma akakugororera. Yesu nashimwe cyane. Ni inkuru y'umuntu wari umaze imyaka 38 ku kidendezi, aryamye arwaye. Uwo muntu adafite umuntu mugenzi we, umuvandimwe, inshuti yamufasha. Urabizi ko ngo amazi yabaga, marayika yamanutse amazi akihinduriza, ngo wabanzaga kujya muri ayo mazi niwe wakiraga indwara ye, icyago yabaga afite cyose kigakira, agahaguruka agataha. Uwo muntu rero nta murwaza yari afite. Ese waba wowe bimeze gute? Waba uri wenyine? Waba ufite umuntu ukwitaho? Waba uri wenyine, nta n'uwo kurora, nta n'uwo guhumuriza, nta n'uwo guhereza amazi yo kunywa? Ese byaba bimeze bite? Nje kukubwira ngo ubwo buriri uryamyeho, waba urwaye, uburiri bushobora kuba ari ikibazo atari ikikuryamisha hasi, ari n'ikibazo mu bindi bisanzwe. Yaba ari uburwayi, yaba ari ubukene, yaba ari ukwiheba, yaba uhangayikishijwe n'urushako, waba uhangayikishijwe n'abana, waba uhangayikishijwe n'ubuzima, wabuze aho uba, wabuze aho ugana. Nje kukubwira ngo humura, erega haracyari ibyiringiro, ngo naho igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka. Uyu muntu rero yari amaze igihe kinini ngo cyane ku kidendezi, hanyuma Yesu ngo ahanyuze ngo aramubona, ngo arabimenya ko uwo muntu arwaye igihe kirekire. Ndashaka kukubwira ngo humura, igihe cyawe nikigera Kristo akakunyuraho yigendera, nawe birakugendekera bityo. Mwuka wera kandi arahari. Iyo Mwuka wera aje muri wowe ukamwemerera, akaza akakurondora, hari igikoreka, ihumure rirabanza rikaza mu mutima wawe, ukabanza ugahumurizwa, ukavuga uti ndabizi, igihe cyanjye nikigera ndatabarwa. Imana yacu ntabwo igitinda, ntabwo igizira igihe twebwe tureba cyangwa dutekereza, ariko igihe cyayo kigeze Imana yacu iraza igakora. Rero nje kukubwira ngo komera, ngo Yesu anyuzeho ngo arabimenya. Ntabwo bisaba yuko twikebagura, ntabwo bisaba yuko tumubwira, ntabwo bisaba yuko tuvuza induru, ntabwo bisaba yuko hari ikintu dukora gihambaye kugira ngo gitume Kristo agira icyo akora, gitume Imana yururuka ikagira icyo ikora. Oya, niyo waba utavuze, Kristo ngo yamuciyeho. Uragira se ngo uwo mugabo yari yasakuje? Burya iyo umaranye igihe ikigeragezo n'amagambo arabura, ubura icyo kuvuga, ukabura icyo n'ukuntu ubigenza, ukabura n'uwo ubwira. Rega n'uwo mugabo rero yari yarihebye, kuko abandi igihe amazi yihindurije bajugunyagamo ababo bagakira bakanataha. Urumva ko yari yarihebye ategereje umunsi wo gupfa. Ariko wowe ndagira ngo ubwire ngo wikwiheba, reka da, tegereza gutabarwa n'Imana. Igihe nikigera uzatabarwa. Numbaze ngo ese ni ryari? Ijambo ry'Imana ritubwira ko igihe tutazi Imana yacu iraza igakora. Rero ubimenye ute? Ubimenya ko ubanje kumva amahoro mu mutima wawe,
amahoro aza gute mu mutima wawe? Urabanza ukakira agakiza, ukakira ukemerera Kristo ukaza agatura muri wowe, hanyuma ukemerera Mwuka Wera, Mwuka Wera akaza akakurondora, akakubwira reka iki, sigaho, kora iki, humura, ihangane, nabyo biraza kurangira. Komera, wibivamo, ihangane, wirambirwa, komeza urugendo, hasigaye gato cyane. Mwuka Wera akakubwira bene aya magambo, amagambo ahumuriza, amagambo meza aryoshye. Kandi ayo magambo iyo uyakiriye aragukomeza, akagusunika, akakugeza ku gitangaza cyawe. Ariko icyanshimishije ngo Yesu amubonye ngo arabimenya. Nta muntu wamuhaye ripoti, reka da, nta muntu wigeze umubwira ngo uriya mugabo uryamye hariya, uriya muntu uryamye hariya amaze igihe kinini, kandi nta muntu afite. Oya, Kristo yarabyibwiye we, aramureba abona amaze igihe kinini, ntafite umuntu wamutabara. Ngiye kubwira ngo sinzi igihe umaze, ntabwo nzi igihe umaze kuri uwo musozi, kuri icyo kigeragezo, aho ngaho umaze igihe wicaye wihebye, udafite uwagutabara, udafite uwakurengera, udafite n'uwaguha amazi yo kunywa, udafite n'uwakubaza ngo mbese ngufashe iki, ese ukeneye iki? Ibyo byose niba udafite umuntu ugutabara, ngiye kubwira ngo komera, Kristo arabizi, ngo aramubonye gusa ngo arabimenya. Yesu nashimwe cyane. Kwa kundi rero twikebagura, tuvuga ibintu tubisubiramo, tujya gushakisha uwadutabara, nje kubwira ngo Kristo byose ababizi, ariko mwizere, komera, shikama, mwizere. Igitondo kimwe ahari kurira kwararira umuntu, ariko bugacya impundu zikavuga. Ntabwo nzi rero uko bwije, ariko nje kukubwira ngo ihangane, bugiye gucya kandi impundu ziravuga. Ntabwo nzi ko waramutse, ariko nje kukubwira ngo ahari bwakwira, Uwiteka yagize icyo akora. Rero wibivamo, wicika intege, komera, shikama, wihangane mwene data. Hanyuma nawe ufite kwihangana, ihanganishe bagenzi bawe, komeza imitima ya bagenzi bawe, babwire ko Kristo ari umwami, babwire ko Imana yacu itagitinda gukora, ahubwo ikorera igihe mu izina rya Yesu. Umva, mubwire uti komera, ihangane mwene da, wicika intege, wibivamo, ihangane. Ijambo ihangane ntabwo turigura, ihangane ni ijambo dufite, wabwira mugenzi wawe, wamubwira uti nyamuneka ihangane. Iryo jambo ihangane, marayika w'Uwiteka ararikurikira, Mwuka w'Imana ararikurikira, akagenda agakomeza wa mutima w'umuntu, akihangana. Si twebwe dukomeza abantu, ni Imana yacu bakomeza. Rero wowe gusa vuga, bwira uwo muntu umaze igihe mu kigeragezo, mwegere wimutinya. Hari n'abantu batinya kwegera abantu bababaye, akumva ngo ntacyo yamubwira, ariko ijambo wowe rikuri, ijambo riri muri wowe, wirinde kuvuga ijambo ribi, mubwira ijambo ryiza, mubwira komera, ihangane mwene data, Imana yacu irakuzi. Ntabwo nzi igihe cyawe umaze kuri uwo musozi, ariko icyo nzi cyo nuko dufite Imana itabara, nuko dufite Imana irengera, kandi Imana nibikora tuzanezerwa twese. Yesu nashimwe cyane. Reka dusenge Imana, tubwire Imana ngo Mana, ni wowe ushobora gukura umuntu mu kigeragezo, ni wowe ujya utureba ukamenya uko tubabaye, ni wowe ujya utureba ukamenya aho dukennye, ni wowe ujya utureba ukamenya n'ukuntu wadutabara. Twebwe hari igihe no kubivuga bitadukundira, hari n'ukuntu utamenya n'ukuntu wasobanura uko ubabaye n'icyo ukeneye, ariko dufite Imana yacu ijya ireba kandi ikamenya. Kristo ngo abibonye arabimenya. Ndakwifuriza ko Kristo akureba, akamenya ibyawe byose, hanyuma akagutabara nk'uko yatabaye uyu muntu wari umaze imyaka 38. Ntabwo nzi iyo umaze, ntabwo nzi wakugejeje uwo musozi, ntabwo nzi igihe umazeho, ariko icyo nje kukubwira niko Kristo abimenya. Kristo arabizi. Ntabwo bigomba ko tujya kuri radiyo, ntabwo bigomba yuko tujya kuri YouTube ngo twamamaze, ntabwo bigombera. Kristo arabizi, ni igihe kitaragera. Ese wakwibaza ngo igihe cyanjye ni ikihe? Wowe tegereza wihanganye, komeza wemere Mwuka Wera kuyobore, Mwuka Wera kuganirize, Mwuka Wera kwigishe, Mwuka Wera, Mwuka Wera. Mwuka Wera naza uzasobanukirwa byinshi, uzasobanukirwa byose, kuko niwe mufasha, niwe twasigiwe kugira ngo atuganirize, kugira ngo atubwire, kugira ngo aduhereze ihumure mu mitima yacu. Rero reka dusenge Imana, tubwire Imana ngo Mana, ni wowe dukeneye, ni wowe gusa twifuza, ko waduhaye Mwuka Wera kugira ngo atwigishe, atwibutse byinshi,
twibagiwe byinshi tutanazi, Mwuka w'Imana araza akatuganiriza kandi akatubwira ibikwiriye. Rero reka dusabe Imana yacu, hanyuma ize ikore bya bindi byananiranye, bya bindi bidashoboka, bya bindi abaganga bakubwiye ngo byararangiye, bya bindi abavandimwe, inshuti batubwira ngo rega murarushywa n'ubusa. Ibi ngibyo iyo abivuga nawe ntabwo ari we, ahubwo ni umwanzi ugira ngo aguce intege. Ariko nje kukubwira ngo komera, Imana yacu iracyari ya Mana, iracyakora kandi izasohoza icyo yavuze ku buzima bwawe. Data mukunzi mwiza, nguhaye icyubahiro, urera kandi urakiranuka. Iyo uvuze urasohoza, ijambo ryawe ni ukuri. Kristo ntabwo bisaba ngo tumubwire tuvuze induru, ahubwo iyo atubonye amenya ko tubabaye, amenya icyo dukeneye, amenya icyo twifuza kandi akagikora. Ndakwinginze rero Imana kugira ngo imbaraga zawe, Mwuka w'Imana watwohereje kugira ngo azatubere umufasha, reka yururuka adufashe, agirire neza abantu bene data, agirire neza ubwoko bwawe aho baherereye hirya no hino muri ubwo buryo barimo bwose bubagoye, badafite umutabazi, badafite ubahumuriza, badafite ubababwira ngo nimukomere, badafite ibyo byose. Wowe urahari nk'Imana yacu, ni wowe twiringiye kandi Mwami tuzi neza ijambo ritubwira ngo uko wari uri ni ukuri ni nako uzahora. Bivuze rero ko igihe tutazi gutabarwa kwawe kutugeraho kandi imitima yacu ikabimenya. Turakunezererewe rero kandi turagushimiye ko ugiye kubikora ukabigenza neza, imitima ya bene data igakomera, imitima yabo ikongera igasubizwamo intege, ikamenya neza yuko uri Imana itarobanura ku butoni, bakamenya neza yuko uri Imana ivuga kandi ugasohoza ibyo wavuze. Turagushimira kumisha gusenga kwacu none n'iteka ryose, tuba twiringiye kubyumvise mu izina rya Yesu, amen amen. Mwavuganaga nanjye kuri Mpumuriza GB Ministries. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, akomeze kubarinda ikibi, abarinda umubi, ahubwo abagirire neza. Mugire gukomera kandi mugire amaso y'umwuka abona, kugira ngo musobanukirwe neza ibihe murimo. Shalom shalom shalom.